Imana yongeye kumva amasengesho n'ibyifuzo by'abakunzi b'umuhanzi Ngabo Jebel Meddy benshi bazi nka Meddy nyuma y'imyaka irenga ibiri yaregura indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bizwi nka gospel song Agiye kongera kugaragara mu ndirimbo ya Secular n'indirimbo zahuramo n'umuhanzi Eddy Kenzo mu gihugu cya Uganda. Indirimbo ikaba yaramaze kurangira haba mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho, ikaba yarakozwe na producer Pastor P. Ikindi ukwiye kumenya kandi kuri indirimbo nuko umuhanzi Meddy atazagaragara muri video yayo ahanini bitewe n'umundi n'icyemezo yafashije kutongera kugaragara mu ndirimbo za Secular. Indirimbo kandi izasohoka ku mbuga nkoranyambaga zose z'umuhanzi Eddy Kenzo. Meddy so umuhanzi wenyine uzakoranye indirimbo na Eddy Kenzo kubera ko mu myaka 3 ishize umuhanzi Eddy Kenzo yakoranye indirimbo n'umuhanzi Bruce Melody, indirimbo bise Inyola. Ese nawe wari umufite amatsiko kongera kumva umwimerere w'umuhanzi Meddy mu ndirimbo za Secular? Niba uri muri abo ubize muri comment umbwire n'icyo wifuza ko nza kugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ntubibagirwe no kanda subscribe niba utarayikanda. Nk'ibisanzwe nje wumva je mapero journaliste G Bruce. Hasta la vista. Ciao ciao.